abantu bagendaga bavuga ngo yaka ngo urugo rwe ngo ntiruzamara kabiri amezi abiri ntagiye gushira umaze amezi abiri se ikindi mbwire abantu ba Nyamabondo na Banzovu nta muntu wemerewe kumenya gahunda z'urugo rwanjye iby'urugo rwanjye ntago ari byo kuri social media ibyo bintu byo kujya bagenda babunza amagambo niba baba babuze inkuru bakagenda babaribigiwe nzovuwe noneho rwose ko kabuno kangana nirobo y'ubugari ngewe yakabaya rwose nabuja rwose urakabije ikintu dupfa nuko ntagira nyashi ko nangwa nadusabe wanjye burya ibuno aragerageza sha dusabe wawe naga ndusha nyashi ntabwo akurusha naga ndusha arakurusha naga ndusha yaka abo kabuno kangana nirobo y'ubugari burangiye ngewe yakamwana inzoga buriya inzoga ntabwo ari ikintu ngiye n'ubwo nzinywa mbonye n'ahantu batanga umuti wo kureka inzoga nagenda nkanywa kuko inzoga zamemukiye ibintu byinshi zanesheje amahirwe menshi haba no muri Congo haba na hano mu Rwanda inzoga zamemukiye ibintu byinshi buriya no kunywa inzoga kwanjye nibyo byatumye niga n'amashuri ngo nyarangize. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda. Amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero urabona ko ndi mu mihanda ngiye kureba umuntu bita Yakamwana. Namenye ko ngasigaye none ngakora mu igaraje. Nyuma yo gukora mu igaraje rero ngiye kumubaza byinshi kuri iryo garaje, ambwira uryo yabaye mukanishi. Yambwiye ko ngo yagiye guhahira umugore. Reka ngende njye kumureba ubundi mubane natwe nomye. Bimeze bite? Oya. Akira. N'abantu suranye bari kusha abanyamakuru namwe mwararenganye. Ubu ugenda ushakisha inkuru we nago wancika. Bimeze bite se? Dore ngasigaye akora mu igara. No se biri ubu ngende umukanashi tutuzitwanye twa YouTube. Burangewe iyo nabuze agacano ndi bujye kurira. Ndanakanika buriya ngiye. No se biri serie wabaye mukanashi. No se wabikozeho yakakonzi kwa mashuri. Ndabikoraho ariko urumva ndi kubyiga ariko nyaburamo make yicura ku munsi. Urabona nayi umugore muri pose se uyisuza guhahira umugore. Urabona ko mfite kamara. Oya. Buri imineke niyo mineke ya mbere iryoha. Imineke kwireba gutyo. Buretse turahise. Imineke niyo mineke ya mbere iryoha. Urumva? None se utangiye guhahira madame imbuto aratwite. Madame aratwite. Ako yakaniye yawe tubyizere. Ngenda ntabwo ari yanjye. Nuse kabana ariko bari kuvuga. Ukwezi n'igice tumaranye. Uyisutera ndakaka. Uri nakandi kantu utaruzi. Oya. Kwarukas. Kandi ngakanga gari ibintu gafasha iki? Semwe mubize se. Nyine gafasha iki? Semwe mu bitunze se. Nagiye kwengura kandi ari mwe mu bitunze. Ugiye kujya umugurira n'utubuto. Ibintu byerekeranye n'imbuto. Kubera ko madame atwite abakeneye imbuto. Kugira ngo umwana wanjye azavuke ameze neza afite intungamubiri zihagije. None se ahantu nahise menyera ko utubeshya. Wamenye gute igitsina cy'umwana wawe? Umwana batwite ngo ni umukobwa wabimenye ute? Nase wabimenye ute? Ikiri ntoya kwa muganga umudamu iyo bamupimye atwite bahita bakubwira umwana azabyara. Umwana azabyara se kwa mukubwa inda iri nko mu mezi nk'atanu. Oya. Kwa kundi bamunyuze muri mashini bahita babona kana munda kana kari munda bagahita bamenya umwana niba ari umukobwa cyangwa niba ari umuhungu bahita babikubwira. Ariko urabona ko umugore ndi kumwitaho kankoreke nicyo bita gurumishi. Ngaho no ariko noneho madame wayakarakize tujye tuvugisha ukuri. Nose uramugurira akangaka umugurire n'uyu nguyu. Iyi niyo mineke umva iyihe bibwire n'abantu iyi niyo mineke ya mbere igira intungamubiri niyo mineke igira n'imbaraga. Hanyuma singiye iyi bayitegura misheri niyo kurenzaho ariko iyi kamara uzarebe no mu babosi iyi mineke ntabwo igira.
none se madamu wawe ntabwo yakwigira kubyizanira we madamu wawe ntabwo yakwigira kubyizanira ubu kujya ku isoko madamu niba ari mu rugo nk'ubu ngubu mvuye ku kazi mvuye guhiga mvuye kumwigira niba anyuze ahantu nkamugurira icyo kurya hasi no kujya guhaha ibyo bintu hari icyo bitwaye koko ariko usigaye wubahiriza inshingano ngira ngo nawe bagukoresheho umugore aba agomba niba bataragukoresheho aba agomba kubona imbuto urumva kandi numvishe uvuga ngo ni nk'umwana ngararira ngo aritetesha ngo ni ngomba kumutetesha uyu mugore mba ngomba kumutetesha dore cyangwa se ejo bundi waranyemeje none se abantu bagendaga bavuga ngo yaka ngo urugo rwe ngo ntiruzamara kabiri amezi 2 ntagiye gushira umaze amezi 2 se ikindi mbwira abantu ba Nyamabondo n'abanzofu nta muntu wemerewe kumenya gahunda z'urugo rwanjye iby'urugo rwanjye ntago ari byo kuri social media ibyo bintu byo kujya bagenda babunza amagambo niba babuze inkuru bakagenda babaribyiwe nzovuwe noneho ndore nejo kumbona akana gahita ahamagara umudamu turakwiyamye arashaka gusenya urugo ako kanya ariko madamu wawe ntabwo ngo yumve amabwire ntabwo ngo yumve amabwire nose dusabe yumva amabwire sinzi ukuntu nzamugenza kuri yose ariko nzovu aranzunze nzovu Nyamabondo aranzunze buriya n'umuntu wagisha inama Nyamabondo koko agenda avuge ngo ngewe ngo umugore wanjye ngo twarashwanye ngo ndangije ngo ndamuhamagara ngo azangira inama nzovu buriya haba Nyamabondo ninde undusha ubwenge ku buryo najya kumamagara ngo azagira inama Nyamabondo kandi yaravuze ngo abarusha ubwenge ngo mwebwe ngo murabogwabwa ngo kibiri ngo mu biganiro kurya ariko ubwenge bwo kurya ngo mwebwe babaha kibiri mu biganiro ubwenge bwa Nyamabondo buba mu gifu cye ubundi bwenge afite n'ubu nose mundi mwari mwagiye kuririmba yarongoye umugore nyuma bamaranye n'iminsi 2 yahise amucika umugore agapakira ibintu byose akigenda none urwaye akanirwa aje kubaka ngo namugesheje inama ariko ngo ejo bundi ngo bari babafunze niko yavuze si ya magambo yese abantu rero basigaye babura inkuru cyangwa se n'utu ducano turi hanze umuntu aragenda agafungura agacano yamara gufungura agacano agahita ajya aho ngaho ngo yabaye umunyamakuru nta tangazamakuru yize abanyamakuru batize itangazamakuru aba ni abanyamakuru baheko yarenze akagenda agahimba ibikuru inkuru atahagazeho adafitiye gihamya ngo yakamwana na nzovu barafunzwe ngo na mama Queen ibyo bintu bibaho ariko ejo bundi bari banyishe bakwicira iki mama Queen uzongera ariko buriya mama Queen wari wagiye kumutumira koko wari wagiye guhamagara mama Queen go kuko none se ko nzovu yavuze ngo ntazongeye kubakoreshanya ikiganiro kiroso niyabahuje bukeye bwaho ngewe inama nakugira niba uri gushaka views mu mabuno ya mama Queen azagukubita vide ibaza ikirakira uriya wishije nzovu yo kigufata ninge cyari kigiye gufata akakwangiza isura reba ku gasura dore cyari gukubita ahangaha yagitereye inyuma ibaza yakome n'ijisho none nta n'umugabo ufite ntari kuzagutereta ibaza utunze ijisho rimwe ninde wazongera no gukurira nta wandeba ibaze ubugize kuba nta kibuno ufite nta nyashi bagukuyemo n'ijisho ubwo ari kuzarongorwa nande ko azeka kuba nta nyashi mfite nta mugabo nzabona kuba nta nyashi mfite nta mugabo nzabona izo size hari abantu bazikunda ariko iyo taye yawe wapi dupfiki ariko si ntabwo zirazana n'ubu oya ntase ibo rwose ko kabuno kangana n'irobo y'ubugari ngewe oya rwose nabuja oya rwose urakabije ikintu dupfa nuko ntagira nyashi ko nangwa nadusabe wanjye burya ibuno aragerageza sha dusabe wawe naga ndusha nyashi ntabwo kurusha naga ndusha arakurusha naga ndusha yaka abo kabuno kangana n'irobo y'ubugari burangiye ngewe yakamwana uzi ko utamingukira no mu buriri ngewe ariko yaka nukubaye
aka kanya uhise akabuno unyihakana katuzuye na hano kweri. ndaza kujya muri gym gushaka nyashi humura nzajya ariko kwibagira wazagiye gupompesha ngo ushaka ngo no kugira ngo amabere manini ngo ari ukuntu bagenda ngo bakayapompa ikibuno ngo bakagipompa niba bagishyiramo imyuka imeze ute ngo ikibuno kikaza. ariko se kukunda nyashi kandi umugore wawe akaba nta nizagira arazifite zirase n'isurisha nyashi ukunda ntabwo ari zimwe taramwitegereza neza ibona rifite umugore wanje ntaho muhuriye pe ntaho muhuriye siriyasi ntuseke njyewe buriya ikintu kimbabaza ni uko ubutumira mama Queen kure wabonye ukuntu afite tashi mu maso ni madowadowa wagira ngo ni inifomu twambaraga muri Kongo bitaga zirayomba. ariko ngo ngira ngo ni inzovere wari wambwiye ngo namuhaye ngo nahaye ikiraka mama Queen. Umwirinde niba ari uri gushakamo views rwose umbabarire mushiki wanjye umwirinde atazakwangiza isura. cyakora ikintu namaze kubwira aba urupfu rwa Nzovu ruri mu maboko ya mama Queen. sinabibabwiye shaka bisa urupfu rwa Nzovu ruri mu maboko ya mama Queen. umbabarire Nzovu n'ujya ushaka kumukoresha ujya ushaka undi muntu muhuza nawe ariko mama Queen umbabarire kabisa. oya we narabiretse ntabwo uzi ibintu yadukore kwa Nyirabitanga yaragiye kwica Nzovu. turakiza Nzovu ni njye wamukijije mama Queen ahagarara mu muhanda akuramo n'ikanzu asigara n'ikariso yonyine muri kaburimbo. tekereza umuntu ukuramo imyenda akambara ubusa imbere y'abantu uriya no kukwica kukurangiza ni iminota zero. naramutinya ariko buriya wakubitwa n'umugore weho njyewe umugore yankubitaga wari wakubitwaho n'umugore se. ikibazo Nzovu we gukubitwa na mama Queen amurusha imbaraga ariko njyewe umugore wanjye nubwo naba amurusha imbaraga ntabwo nshobora kumukozaho n'imitwe y'intoki kuko ubu ngubu kugera kuri RIB ariko kurega dosiye yo gukubita umugore nta n'ibisobanuro wirirwa gutanga n'imageragere wamukubise nubwo utamukubita akagenda akagushinja gusa uyu muntu yankubise ubura nawe wicaye hasi ahagaze ameze nk'umutangabuhamya kandi ari we mwagiranye ikibazo. ariko nase unushyigikira umugabo wakubita umugore? oya ntabwo ngiye nshyigikira umugabo wakubita umugore gusa inama nagira abagabo umugore wawe nagufungisha inshuro ya mbere umugore agufungisha inshuro ya kabiri umugore agufungisha inshuro ya gatatu wa mugabo nushaka umuhungu hakiri kare niba ufite n'igipangu ugenda ukimusigire Imana izaguha ibindi kuko ashobora kugufungisha ukagenda ukajya kuborera imageragere agasigarana na wa wundi umutereta umuguteza bagasigara bisanzwe. si nkanjye buriya uramutse undongoreye umugore nagutwara ikiza tuvuge nk'umuntu wenda tuvuge ndi nkimageragere ndafunzwe n'urugero ntumva ngo iwanjye bandongorera umugore bamurongoye akabona icyo ansurisha bakamurongora rwose ubundi se ko bamurongora uhari ntanswe none ufungiwe imageragere. ntago abagore baca inyuma nk'abagabo yaka abagabo nibo baca inyuma abagore ntago abagore bajya bakunda guca inyuma abagabo. ubu cyabaye kimwe ku kindi umugabo aca n'umugore agaca bagahuzwa n'abana. Noese ubwo ngubwo tuba dushakira iki niba ari ibyo ngibyo ari ukugenda genda. Niyo mpamvu usanga iki gihe nta n'abantu bagishaka. Sigabona abakobwa b'iki gihe rwose gushaka umugabo ntacyo bikibabwiye. Abasore b'iki gihe bafite amafaranga gushaka ntacyo bibabwiye urumva. Ugasanga umutipe afite geta afite amafaranga ku munsi asurwa n'abakobwa barenze 6 cyangwa 8. Umwe aza saa 2 saa 6 hakaza undi saa 8 hakaza undi kandi noneho niba haje imaniki nkabo nimugoroba hakaza umunini noneho ufite nyashi urumva rero ibintu ariko natwe zitayizwe n'abazungu bazikunda abazungu nibo bakunda izo tayi n'abirabura se nabari bazikunda hari abazikunda ariko nose erega ntabwo abantu bose bakunda tayi zibyibushye ko nawe rero amatunda reka da batunda nayo ndetse umusatsi gusa ahandi hose wagira ngo uragahunga ariko se mana yanjye uvuze ngo iki nose unge nawe turasa
neze tuvugisha ukuyeho uyu musatsi ukajya muri kaburimbo babwirwa n'iki kuri umukobwa ikibuno ntacyo mu gatuza reka da babwirwa n'iki kuri umukobwa ko uno bambaye n'agapantaro babona uri agahungu neza akuseka wagiye ubabarira ugakuraho amaherena rwose ugakuraho uwo musatsi nibyo bigaragaza ko uri umukobwa ahandi hose uri agahungu ubu nta wundi muntu urahura nawe unanutse nkanjye barahari ariko ninde muziranye nta wundi muntu ugukoresha ibiganiro tungana uyu hari n'umukobwa wari inshuti yanjye kera nyine umupeti muranasa ufite tayi imwe gusa ntabwo namuvugira ahangaha kuko abantu benshi baramuzi namukundaga kure nose we kuki wamukundaga kandi ananutse nta nyasha afite mwiganye primaire mwiganye primaire abantu bakaba bamuzi none ari muri no mihanda ashobora kuba ari n'umumama yaranabyaye gusa twiganye primaire banamurasa taye nimwe mumeze kimwe neza babwiye nkubonye bitamwiruka umukobwa twiganye kandi waramukundaga cyane bikomeye nanjye nabakundaga ari abakobwa batatu ngaho ugakunda abakobwa batatu icyarimwe wakundana n'umukobwa dore undi tungana urasi tujya kungana nawe ujuri yarakurusha naga ndusha nuko yihengetse nuko ubu yaritambitse nose se ubona ko nawe yihengetse nye none se mabuja kumaze imitsi koko nta kintu uri kumbwira oya wewe yakatwarashwanye nagiye gukanika kubera kubura akazi abayutubazi bose we twarashwanye wifata uvuge ngo nakuzaniye ngo uturongo dutandatu ngo cyangwa wonye nayo kubazije ugira ngo ntago nabimenye ko wabivuze narabivuze turo dutandatu akugura kaveniseri akuya uzi ko udashima oya narashimye da buryo umuntu atanga icyo afite uravuze ngo nazanye ngo uturongo dutandatu ngo tw'umuceri oya none se uriya muceri biri bitandatu turi bangahe nazanye si biro bitandatu tuvugishije ukuri sibyo ko atari nk'uko tubishyira kuri kamera ibyo ngibyo ariko ugenda ukaneza abantu ngo ibyo twazanye ubu nta kintu nazanye oya barakizanye da none se umuntu ko atanga icyo afite umuntu atanga icyo afite none se watanga icyo udafite ariya nayo nashimye warakoze ahubwo uzongera ikibazo cyawe mbizana atari ibyo kuri kamera ukawisa ubishyira kuri kamera uzanzanira ibirayi none nzazana ibirayi ariko ntabwo uzabishyira kuri kamera we nicyo kibi uzongera gushyira kuri kamera ngewe cyerekeranye n'urugo rwanjye niyo mpamvu ndi kwiyama ba nyamabondo nkiyamana abantu ba metere nzovu niba ari ba metere suriya ni metere wahe metere bahora bahondagura nk'uruhinja akoze iriya migeri yateraga ya migeri ye kuko atayikubitisha mama kwiye ni metere uzi ukuntu yari ameze ari gusimbuka ngo abantu ntibari kubibona kuri kumwita iyo uza kubona ukareba njya mugirira yahise anyura mu maguru y'umugabo y'umukiza se umukiza njyewe nta mukobwa nari kumushobora ni umumama uriya mama njyewe nari kumushobora amakwini buriya noneho ngo hari ahantu yasanze nyiramenyo na nzovu ngo bari kubyina karipsi bari kubyina nyine bizihiwe nzovu yari afite ngo inda eshatu bana ngo mama kwini yaraje bose babaguye muri koma ngo generale araje generale wabo bose yababitse nk'ubwo buriya nta ndaya ziriya ndaya zose za nzovu iyo zibonye mama kwini bose bagenda umwe baranyerera amakwini yarabahamye ako amakwini ashobora kuba yarize na karate si gusa inzoga buriya inzoga ntabwo ari ikintu ngiye n'ubwo nzinywa mbonye n'ahantu batanga umuti wo kureka inzoga nagenda nkanywa kuko inzoga zamemukiye ibintu byinshi zanesheje amahirwe menshi haba no muri Congo haba na hano mu Rwanda inzoga zamemukiye ibintu byinshi buriya no kunywa inzoga kwanjye nibyo byatumye niga n'amashuri ngo nyarangize oya seriyete nuse byagenze gute ku buryo ibintu byatumye niga ngo ndangize amashuri bigatuma njya no mu gisirikare bitari ngombwa urumva n'inzoga zirimo ko natangiye kunywa inzoga n'itabi ntangira no kwiba
aho uziko zaguhemukiye yaka ariko rero wabihindura wazivaho kuzivaho ubu ngubu ntabwo byashoboka none se maze imyaka hafi 30 n'ingahe nk'inzoga uyu munsi nibwo naziva ushaka abaganga mani hari abaganga babigufashamo imiti ngo irahari ariko nazo ndumva no kuri radio mu gitondo rero urumva ko byashoboka byakunda ariko nareke inzoga dore ari nubwo bigeze gupanga ngo aba diaspora bagufashe ngo baguhe umufungo wa danje niba barakunywesheje ibiki ukabugiye kuri kamera uvuga ngo reka reka nta mafaranga yabo ukeneye nde wabikubwiye ntago wabikoze urambeshyeye Godfather cyagiye avuga bateranya ngo bagufashe ngo aba diaspora bagufashe nyine baguha amafaranga ngo wifuze hayashyizeho amafaranga arahari nyirabitanga niwe uyafite na n'ubu se amafaranga arahari kandi waragiye kuri kamera kuvuga ngo nta mafaranga ukeneye tukwereke ikiganiro se wabivuze kwa ahubwo naravuze ngo nta bushobozi bafite bwo kunjyana muri Amerika kuko njye sindi umunyarwanda cyambere ndi impunzi nzagenda nk'impunzi umuntu rero ushobora kujya muri Amerika bakamushakira ibyangombwa ni nkawe w'umunyarwanda kandi kuko we ntabwo amurefigi kandi mfite dosiye yo kujya muri Amerika ngewe nzagenda nk'impunzi ntabwo nzagenda nk'umunyarwanda buriya nkanjye na Nyagahene ntabwo duhuye uvuga Nyagahene we afite bashiki be bari USA nawe bajya bashaka kumutegera byagera ku munota wa nyuma agasinda akaba bivuyemo oya se kandi muri Nyagahene duhuje akababaro agahinda nese ko numva mubabaje nubwo Nyagahene nawe ni inzoga zimubuza kugenda nawe aho Nyagahene yari yabonye n'akazi kwa Kiramani we yari yabonye n'akazi kwa Kiramani ngo bamuhembye ahita agenda arasinda yibagirwa akazi buriya hari abantu badashobotse nka Nyagahene n'abayaka n'abanzovu nzovu ariko arashobotse ashobotse cyokoze ejo hari umuntu yabeshye ngo ari i Nyanza noneho nzovu we none ejo yamwibeshyemo nzovu niyo umukeneye buriya ngiye ikintu ndusha nzovu iyo ntari buboneke nshobora no guhakana kubura tuyu munsi ariko ejo warambeshye umbwira ngo uraboneka ngo ngiye gufata mu munota wa nyuma naraguhakaniye wamakaniye ari uko nkwandikiye message ndahise nguhakana ngiye buriya ndagerageza guhakana ariko nzovu ashobora guhera saa mbere kubwira ngo ndaje wewe yaramubwiye ngo yaraye i Nyanza ngo ntabwo ngarakatisha ngo nakatisha ngaramubwira ngo nagera i Kigali ngashobora kuhagera nimugoroba kandi twari turi mu kiganiro i Nyanza ya Kicukiro oya i Nyanza ya Butare ngo ubu ngari gukatisha ngo naza ngaramubwira Nzovu mana yanjye kandi barangiza ngo nta bwenge ikura kwazi mfite ubwo kubeshya oya ntabwo yashakaga ni muri filime ntabwo yashakaga kujyayo oya buriya Nzovu yanga n'ibintu by'amafilime ngo ntabwo wajya kumukoresha umunsi wose ngo umuhembe urusenda kandi amafaranga y'ama-interview ngo bayamuha neza ngo ni amafaranga menshi afatika ariko se buriya wagira inama umwana wawe yo gukora ibiganiro wewe umwana wanjye niyo yaba atari umwana wawe undi mwana wese nyine w'urubyiruko umwana urubyiruko nyine ruri gusoza urabona ko ubu ngubu ni ukwihangira imirimo oya none se ko ari showbiz yinjiye muri showbiz bikamuhira yagenda akabikora entertainment nta mupaki ifite apfa kuba yujuje imyaka kandi abamukoresha bakamukoresha neza ibintu bijyanye n'imyaka afite ko hari abantu b'abanyamakuru agenda agakoresha umwana mutoya nk'uwo ugasanga ari kumukoresha ibintu bitajyanye n'imyaka afite izo ni waye mwa banyamakuru umwe mugomba guhindura imikorere yanyu n'abantu bagenda bakaganiriza umuntu ugasanga ari kukujyana mu bintu byaguta mu maboko ya leta byaguta muri leta Nzovu undi yari yarakaye ngo arareganya amabondo ngo agiye kubanza kugisha inama ngo areganye amabondo Nzovu buriya yanganya amabondo urunuka afite n'imbundu umenya yamurasa ariko na Nyamondo yanga Nzovu na Nyamondo nase Nyamondo waramukunda oya Nyamondo buriya nta kibazo ariko Nzovu buriya niwe wamwanze burundu nyine umuntu ntiyakwanga ngo umukunde ko ari byo nanjye ntajya muzana Bibiliya ngo muzakunde abanzi banyu njye ntabwo nabishobora ubu ushyiriye umugore imbuto
ariko yakaba ubu shani we mugabo abakobwa bifuza kabisa ubonye goromishe ubonye kama na ka watermelon ndabashimiye mwese mwabanye natwe mu kiganiro cyose dusubira ubutaha amazina ni Baby Nessa